nagendaga nitegereje twasubiramo ubwo nagendagendaga nabonye igicaniro c'Imana nabonye igicaniro c'Imana yego yayindi musenga mutazi nambaza mutera hejuru yayindi we komeza unyeganyege nambaza mutera hejuru nabonye igicaniro c'Imana nabonye igicaniro c'Imana twasubiramo nabonye igicaniro c'Imana niyo Mana yaremye ijuru n'isi nabwiba musegero zubatswe n'abantu amaboko y'abantu yagira icyo ayifasha niyo nyir'imbaraga kandi nyir'ubugingo niyo Mana yaremye ijuru n'isi nabwiba musegero zubatswe n'abantu amaboko y'abantu yagira icyo ayifasha niyo nyir'imbaraga kandi nyir'ubugingo iyo niyo data iyo bidasubirwaho niyo data iyo bidasubirwaho niyo twese iyo niyo data iyo bidasubirwaho tuzamura amaboko tuzamure iyo niyo data twese iyo niyo data amina yego iyo Mana yaremye ijuru n'isi nabwiba musegero zubatswe n'abantu n'amaboko y'abantu yagira icyo ayifasha niyo nyir'imbaraga kandi nyir'ubugingo ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu ubonye uwo mwana aho ababonye data kandi muri we harimo ubugingo ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu ubonye uwo mwana ababonye data kandi muri we harimo ubugingo ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe tuzamura ubonye uwo mwana ababonye data kandi muri we twese ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe ubonye uwo mwana ababonye data safarari besilega ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe ubonye uwo mwana ababonye data kandi muri we sararide otava ishusho y'Imana
Tubika. Tugiye gusimbuka twese. Baza mugenzi wawe. Hari undi data ufite uretse Imana mu ijuru. Tiza ukara. Ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'Umwana wayo Yesu. Bonye uwo mwana ababonye data kandi muri we. Umva ishusho y'Imana aho itagaragara aho yahishuwe n'Umwana wayo. Mubwire mubonye data, ubonye uwo mwana, ababonye data, uwo muhagararanye mubwire ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'Umwana wayo Yesu. Ubonye uwo data, murebe mu maso, mubwire ngo ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'Umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana, muzamuke ishusho y'Imana yahishuwe. Ubonye uwo mwana, tugiye kuva hasi. Kuri uyu mwanya uragoye cyane kuvuga ngo ngiye kwasezera, ni iryo jambo ryari rimagurije nyamukuru, ariko mu kubasezera mu by'ukuri ndashima Imana. Nabaye muri alarme yari imyaka 8 narayibaze, hanyuma isi ikintu kiza gihagarara hano ni igiti. Senge dutahe muri pare namwe. Ejo dufite gahunda tuzaja kuri televiziyo. Yesu ashimwe. Ikimara gukurikije hano ni
no kubishuza umusanzu njyewe babishinze. Murakoze cyane, ntabwo ndi butinde. Ijambo rya mbere, ndashima Imana ko yampaye ibyangombwa byo kurya hakurya iriya. Representa, vice representa niwe wari muvuga ejo ngo hari igihe dusengera ibintu tukabisengera nyine ngo bibe, ariko nyuma bikaza kuba imbogamizi kandi. Hanyuma isi ikintu kiza gihagarara hano ni igihe ni ukuri uyu mwanya uragoye cyane kuvuga ngo ngiye kubasezera, niryo jambo ryari rimagurije nyamukuru, ariko mu kubasezera mu by'ukuri ndashima Imana. Nabaye muri alarme yari imyaka 8 narayibaze. Sorti ya mbere twakoze nikoranye namwe tugiye muri Kenya, igihe twari dufite concert. Imyaka 8 rero ndashima Imana ko nayibonye nk'umugisha muri alarme, nayiboneye n'ibintu byinshi byiza mu by'ukuri. Imana yagiye tugirira neza, tubona ukuboko kwayo. Ikindi nyongeraho, reka ngabanya amagambo, nibyo byiza niko bimeze. Ikindi nyongeraho, yego, reka ngabanya amagambo kuko aribyo byamfasha. Ikindi nongeraho, ndasaba imbabazi ko umuntu ashobora kuba turakubabariye. Murakoze. Ko umuntu ushobora kuba narabangamiye, birashoboka. Abayobozi twarasakuje, muratwiyama. Twarakererewe rimwe na rimwe, bitatu twakoze byinshi nyine bidashimishije. Tubabarira, nijye muntu wa mbere basubije batangira ya mategeko yo gusubizayo abantu ngo bakererewe. Barangije ndababwira ngo nimubireka bizaba binaniranye. So ndashima Imana rero, rwari urugendo rw'iminsi myinshi, imyaka myinshi. Nari maze imyaka 2 nkoze ubukwe. Ejo bundi kwa gatanu nibwo nabonye visa. Imana yangiriye neza, ndakora ndatsinda. Hanyuma rero kuri wa gatanu mfite isafari, mfite itike ya 950. Abazabishobora saa kumanywa, abazabishobora bazazi kutuherekeza. Hanyuma ikindi ndasezera na famiye yanjye, abana nari imbere pere hano. Barimo benshi, ba Jean Paul, ba Soso hano, ba Patience, ba Esther. Babashakire pere mwiza, babashakire papa mwiza. Hanyuma ni ukuri nzabakumbura, kimwe kigoranye ni iyi ngiyi, ni umuvema yacu nyine ya buri munsi. Reka ndekere gutyo, Imana ibahungisha murakoze. Ubuyobozi Kevin yabaye umwana mwiza muri iyi minsi cyane. Buri muntu wese ujya muri alarme uzajya uzuzi neza ko ugomba kugira umumaro, kugira ngo nawe nugenda cyangwa nugira ahantu abantu bashe kukuvuga neza. Ndatekereza neza ko Kevin by'ukuri umushinga noze zo kumuririmba cyangwa n'umucuranzi yabyitwayemo neza,
kandi ndagira ngo abantu bose babahamya, ariko Imana igiza na undi muntu ushobora gusimbura buri gihe niko bijya bimera. Rero Kevin turagushimiye mu by'ukuri warakoze, Imana igumugisha, kandi ahantu uzajya ugiye gusanga umuryango wawe, Imana izabane nawe, uzahirwe muri kiriya gihugu ugiyemo. Kugira ngo rero duhaguruke twese, sabe Bintu aze atuyobore muri iri sengesho kugira ngo reka tutuze ababishoboye twahaguruka twese aho kugira ngo tubashe gusenga. Urakoze rero, Imana ibamugisha. Data, turagushima tuguha icyubahiro kubw'uyu munsi mwiza waturemeye. Turagushima kubw'umuvandimwe Kevin twabanye nawe iminsi yose twabanye. Turagushima ko uyu munsi icyo yasengeraga, icyo yari amaze igihe ategereje kujya kubana n'umuryango we, uyu munsi Mwami wagisohoje. Turagushimiye ko ari imbere yacu, twese dufatikanya gushima. Data, tukweretse igihugu agiye kujyamo, turasenze kugira ngo kizamuhire mu izina rya Yesu. Turasenze ngo azakigiriremo umugisha iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma. Turasenze ngo azagire umugisha mu mirimo azakora, azagire umugisha imbuto zo mu nda ze mu izina rya Yesu. Turasenze ngo azaba amahoro we n'umuryango wiwe. Turasenze Mwami ngo ikirere cy'Amerika kizamukingukire mu izina rya Yesu. Turasengera kwizera kwiwe avanye hano Data, kugira ngo kuzakomeze gushikama, kuzakomeze gukomerera muri wowe no gushorera imizi muri wowe. Turasenze Mwami ngo kuzamurinde imyuka iriho irimo iragusha benshi muri iki gihe mu izina rya Yesu. Rero yaragukoreye, yahagaze neza mu murimo wawe, kandi ijambo ryawe rirambwira ngo iyo umuntu yitaye ku byawe nawe umwitaho. Turasenze Data kugira ngo uzite kuri buri kimwe cyose mu bigize ubuzima bwiwe, detaye izo tudashobora kumenya. Mwami, turasenze ngo wewe uzabane nawe, imbuto yabibye muri uyu murimo. Turasenze ngo nagera muri kiriya gihugu azazisarure umunsi ku munsi. Dusengeye abaturanyi biwe, uzamuha abaturanyi b'umugisha, uzamuhe abakolege bakorana mu kazi b'umugisha. Ibintu byose azagerageza gukora Mwami bizamubere byiza, kubera ko nawe yabibye muri uyu murimo. Turasenze ngo ubwo azafata urugendo agenda, uzajyane nawe Mwami, uzamurinde, uzamugeze amahoro, abonene n'umuryango wiwe, asange nawe ari amahoro. Tuzakomeza gushima izina ryawe Data. Tumwatuyeho uburinzi, tumwatuyeho kurama, tumwatuyeho umugisha, tumwatuyeho ibyiza, tumwatuyeho guhirwa mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze kugira ngo uzakomeze kurinda ubuzima bwiwe, kandi uzakomeze kumumurikira umunsi ku munsi. Urakoze Mwami ko wumvise gusenga kwe, ukumva gusenga kw'abamusengeye bose, ukumva gusenga kwacu alarme ukaba ubisoreje mu maso yacu. Uyu munsi tukaba tubibonye Data, tuguhaye icyubahiro. Yesu, tugiye kutaha, ujyane natwe, urinde buri wese, utugeze mu mago yacu amahoro, ukomeze kubana natwe. Ibikorwa turimo turategura tugushize imbere Mwami, ukomeze kuba bugufi bwacu, kandi utuyobore, utumenyeshe igikwiriye tugomba gukora, kuko ari we muyobozi mwiza. Ngaho jyana natwe Mwami, uzongere kuduhuriza hano amahoro, dushima izina ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.